mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize iki? Ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwadukijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'iki? Muhatinde, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ariko nagira ngo mbibutse ko itorero turi mu minsi twiteguye kwizihiza Pasaka. Turi mu myiteguro ya Pasika. Amen. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'indirimbo, ni umunsi wo gushima, ni umunsi wo kurambura amaboko niba hari icyo umusaraba wakumariye. Siko kuri? Niba hari icyo umusaraba ukesha, niba hari icyo Kristo yakoze, ni umunsi wo guterana ukabwira Yesu ngo ndabyibutse, ukavuga ngo ahantu nkuye hari kure, ukavuga ngo n'urukundo rwawe ni kuzimu. Wakwicara usenga ukabwira umwami uti ndabyibutse. Ni iminsi turimo twitegura Pasika, urupfu no kuzuka k'umukiza, ishingiro ry'agakiza dutunze uyu munsi. Muririmbyi yaravuze ngo umusaraba ni ryo bendera ryacu twebwe abagize bate? Abakijijwe. Rero mwihangane dushyuhemo gatoya, kuko tugiye kuvuga iyi myiteguro ya Pasaka. Ejo Nyamata twize kuri mashami kunze kuba muri Gatolika, umunsi w'amashami wo kuzunguza. Bamwe bakabikora batazi n'ubusobanuro, bakazigura hanze ya kiliziya, bakazigura mu nzira, bakazunguza imikindo. Wamubaza ngo uwo mukindo amakuru yawo shwi, gusa yawuguze na Damascene wari ufite hanze, ngo yayihenze, ngo mu gitondo yagurisha agasenkani ngo igeze ku 100. Wamubaza ngo ukumariye iki se? Shwe. Ejo rero twebwe Nyamata twasoreje Yerusalemu ku cyumweru kuri Pasaka, tuzurira umusozi w'Igorigota. Siko twize. Twavuye Betifage aho baciriye imikindo, tuhavuga ibintu Yesu yahakoze, tuhavuga kuziturwa kw'icyana cy'indogobe, turabisobanura, tuvuga ku kijya hejuru, turabisobanura. Ntabwo tuza kubibabwira kuko ntimwari muhari, sinayo nyigisho y'uyu mugoroba. Gusa turongera turamanuka tugera i Yerusalemu ku munsi wa mbere, yinjira mu rusengero, turongera turamanuka bajya ku igaburo ryera, turongera turamanuka ajya mu rukiko kwa Kayizari, turongera turamanuka Pilata amutanga. Ku cyumweru kuri Pasaka tuzurira umusozi w'Igorigota i Nyabihaha. Tuvuga iby'urwo rugendo, turi mu cyumweru gitagatifu rero, ubwo twitegura icyitwa Pasika. Uyu mugoroba tugiye kuvuga iki? Dusomye amagambo intumwa Paul yandikiye itorero rye muri Efeso, yandikiye Abefeso, arababwira ngo twakijijwe kubw'ubuntu
Imana ishimwe. Aravuga ngo si kubw'imirimo, haleluya, kugira ngo tutazirarira. Aravuga ngo twari dupfuye, murabyibuse, tuzize ibyaha. Imana ishimwe. Ngo ariko umwami wacu kubw'imbabazi ze zitagira akagero, ngo atuzurana na Kristo, Imana ishimwe, ngo atwicaza iburyo bwe mu buryo bw'umwuka, haleluya, Imana ishimwe, kugira ngo twisanishe n'ubwiza bw'Imana. Uyu mugoroba tugiye kuvuga iki? Turagira ngo Pasika ikomeze ibe mu mitima, ikomeze ibe nziza mu mitima yacu, ku buryo tuyigeramo tuzi gahunda neza kuntu bimeze. Imana ishimwe. Iyi Pasika turi hafi kwizihiza, iyi Pasika turi hafi kunezerwa nk'abakristo, nk'itorero, ifite umumaro ukomeye. Hari icyo yatumariye, hari icyo yamaze ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Muri iyi minsi rero hari ibyo dushimira Yesu, nibyo ngira ngo tuvuge. Hari ibyo dushimira umukiza, hari ibyo dushimira Kristo, hari ibyo dushimira umusaraba. Muririmbyi yavuze ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko ndashima umwami Yesu. Arabikomora mu gitabo cy'ibyahishuwe mu bice ngira ngo ni 5, ngo mu ijuru habura n'umwe wabumbura icyo gitabo, ngo mu isi habura n'umwe, ngo n'ikuzimu habura n'umwe. Yohana ngararira cyane, aravuga ngo turapfuye turashize, ngo agiye kumva ngo yumva ijwi rivugira ku musozi inyuma ye, biramubwira ngo Yohana wigira ute? Wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje, kugira ngo ibumbure igitabo, imenagure n'ibimenyetso bigize bite bigifatanyije. Muri iyi minsi dufite ibintu tugomba gushimira Yesu. Wasenga ukabimushimira, wagenda ukabimushimira, waterana ukabimushimira, wabyibuka ukongera ukabimushimira. Amen. Tudatinze, ikintu cya mbere dushimira umwami. Turashimira Yesu ko yaduhaye agakiza tugakeneye. Turashimira umwami Yesu ko yaduhaye agakiza tugize dute? Ako kantu nakongeyeho. Njya numva abantu bashima ngo Imana ishimwe ko yampaye agakiza ntagakwiriye. Wari ugakwiriye. Kuko utagakwiriye ntako yari kuguha. Ndashimira umwami twagetera akakwipfobya ariko ko yampaye agakiza ntagakwiriye. Reka yiba data we, biragatsindwa n'Imana. Nari ngakwiriye, nari ngakeneye, nari nkanyotewe, kari kankwiriye kandi kari kambereye, kandi yabikoze mu gihe gikwiriye. Tumukomera amashyi umwami. Turashimira umwami ko yaduhaye agakiza tugakwiriye. Kuri ino Pasika ibyo bishimire. Ariko kambabazi, mujya mwibaza iki kibazo, kuki ari wowe Imana yahaye agakiza mu bandi? Iki kintu cyo kibaza. Mu bantu twagendanaga kuki ari nge yakuyemo? Mu muryango wanjye kuki ari nge yakuyemo? Mu baturanyi kuki ari nge yagahaye? Mu bana tuvukana kuki ari nge? Icyo kintu cyo kibaza. Kuki ari nge Imana yagize ute? Yahaye agakiza, haba mbere haba mu bandi. Kuki ari nge? Niho umuririmbi w'105 yakomoye amagambo avuga ngo mu magana menshi yanuranyije. Ariko ujya wibaza impamvu. Nta bwiza wabarushaga, nta kintu na kimwe wabarushaga, ariko kubw'urukundo iyi Pasika ndagira ngo ushimire Yesu ko yaguhaye agakiza akagutoranya mu magana menshi. Haleluya, haleluya. Wambaye ikirezi amenya ko kera, kugira ngo umenye imbaraga z'agakiza n'ubwiza bwako, ni umunsi wagatakaje. Umunsi agakiza katakiri mu buzima bwawe, nibwo uzamenya uburyohe bw'ubuzima wari ubayemo. Hari igihe abarokore turarikira ibintu biri hanze, ngo ayiwe ngo ushango yambe ngo nabariya ngo yambe n'abarango yambe n'abandi bajene yambe n'aba. Ufite ubutunzi utaguze amafaranga, utasabye, ufite ubutunzi wahawe kandi ubuhererwa ubuntu.
wivuga ngo va mu by'abandi, kubera ko agakiza ni ikintu cyiza Imana yaduhaye tugomba kujya dushimira Yesu ku manywa. Nuryama ugafite ukakabyukana, jya urambura amaboko uvuga ngo ndagushimiye ko nkigafite. Nibwira ukigafite wongera urambura amaboko ugiye kuryama ubwira Imana ngo ndagushimye ko nkaryamanye. Ukwezi nigushira, umwaka nushira, ushime. Kamabwira ikintu, iyo umuntu aguhaye ikintu ku buntu, ari umuntu ukiguhaye kandi akaba aguhaye ikintu cy'agaciro, hari ibintu bishoboka, hari probability, birashoboka ko ashobora kuzisubira akakikwaka. Si byo se? Umuntu ashobora kuguha ikintu cy'agaciro rimwe ukazamusuzugura, akakubwira ngo shyiraha. Gira ute? Shyiraha, shyiraha. Kandi ngo tukizana nta kwitotomba kuko niwe wabiguhaye kandi yabiguhereye ubuntu. Ntimwaguze, nta noteri mwagiye imbere ngo abisinyire, yarakubwiye ngo akira, aha nishimye sha, akira nguhe, noneho rimwe umusuzugure, araza akakubwira ngo shyiraho. Kandi ntabwo yirirwa akubwira ngo ni ibintu ntabwo ajya kure kuko ibintu ufite n'ibye yabiguhereye iki kabiri. Iyo umuntu aguhaye ikintu cye ku buntu ashobora no kukigucyurira mu bandi, ajya kubwira ati ariko buriya arimo arasimbuka azi ko kari agakweto. Turashimira Yesu ko n'igihe twakosheje, n'igihe twagiye kure, n'igihe tutabigiyemo neza, ntabwo yigeze akatwaka, yarakaturindishije, arakatugaruza, atugaruza ineza, arakatugotesha, arakomeza akaturindiramo kandi twafuditse. Ariko urabyibutse, ntabwo yakatwatse, kandi impamvu zo kukatwaka yari azifite. Impamvu zo kukatwaka ziratugose ku buryo mu gitondo bwacye akatubwira ngo ni agakiza kanjye we, kuko impamvu zo kukatwaka arazifite. Ariko yakaturindiyemo, arakatugotesha, n'igihe twatsikiye arakatubyukisha, n'igihe twarambaraye arakatugaruza, n'igihe ducitse intege arakatwibutsa. Twamusaba muri cyubahiro umwami. Ntabwo yakatwatse, yarakomeje agira ate? Arakaturindisha. Reka mubwire kuri ino Pasaka turi kwitegura, wongere ushimire umwami ko yaguhaye agakiza. Yanguza maraso ye, warankunda bihambaye, uwo wera ntahinduka. Mu buzima n'ibishake bibe bitari kugenda, n'ibishake bibe byapfuye, ariko uze kongera ubwira umwami, umubwiye ngo nongeye kugushimira ko wampaye agakiza. Muri 1993 niko yavuze, yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereye, wambereye umucunguzi, ngo nkwize ibyawe nishimye. Ukwiye gushimira Imana kuri ino Pasaka ko umwami yaguhaye iki kandi kakaguhora ugakwiriye. Ntuzongere kwipfobya ngo ndashimira Imana ko yampaye agakiza ntagakwiriye. Wari ugakwiriye, kare kagukwiriye kandi n'ubu karagukwiriye. Imana ishimwe. Haleluya. Kuri ino Pasika rero ibyo tugomba kubishimira umwami, dufukamye dusenga, tukwiye kubwira umwami ngiwe umusaraba niryo bendera ry'abakijijwe, twemeye n'isoni. Iyo ndirimbo muze kwitegura mu gitabo cy'indirimbo di umusaraba niwo bendera, nyuma y'ijambo ugashima, ukabwira umwami, ukamubwira ngo ndagushimiye ko wampaye agakiza. Hari abantu twashima niryo shimwe, ndagushimiye ko wampaye iki. Kereka niba kari kukubera umutwaro cyangwa katumye udakora ibyo ushaka gukora, ubanza ube free, uzagaruka ukishimira neza, kuko agakiza
ntabwo katugira imbata, ntabwo katubera umutwaro. Agakiza karaturuhura. Amen. Kandi muri ako gakiza twahawe, reka mbabwire, ako gakiza yaduhaye hari ibintu kadukoreye. Rimwe, aka gakiza kaduhaye agaciro. Kaduhaye agaciro muri sosiyete, mu bantu. Agakiza kaduhaye agaciro. Reka mbabwire ikiza buriya uyu umuntu akijijwe atangira abantu batabyumva, sibyo se? Na groupe uvuyemo n'abari inshuti bakubete kurasaze, umuntu w'umugabo nkawe kwe, eno medike, umuntu wize, utaye umutwe ujye mu barokore, wasaze, wagize ute? Nano iyo bitangira bidasobanutse. Ako umugore nkawe usobanutse kwe, umujene nkawe, musore nkawe, umukobwa nkawe, ibintu ugiye muri utarasaze. Noneho bitangira bidasobanutse. Niko imishinga yose y'Imana itangira itumvikana. Noneho uko umuntu abitindamo, uko umuntu abyinjiramo, babandi bavuze ngo ibi bintu ugiyemo by'abasazi, bigeraho bagahindukira bakaza bakakubwira ngo tubigenze dute. Kubera ko agakiza kaduhaye agaciro. Imana ishimwe. Katugize abo turibo, kaduhinduye ishyanga, kaduhinduye ubwoko. Agakiza ntacyo wakanganya muri iyi si y'akavuyo, muri iyi si y'akajagari dutuye. Agakiza ntacyo wakanganya, kuko agakiza ni keza. Imana ishimwe. Kandi kabera wese. Uciye bugufi karamubera, n'ukomeye kakamubera, uwize karamubera, n'utarize kakamubera. Ntikarobanura. Imana ishimwe. Ntikagurwa amafaranga. Gusa Pawulo yaravuze ngo umuntu niyizeza umutima akatuza akanwa ko Kristo ari umwami, azagira ate? Azakizwa. N'uyu mugoroba twicaye aha, umuntu atubwiye ati ndashaka nanjye gukizwa, yarara akijijwe. Agakiza ni keza kuri kwibana. Ubu umuntu uyu mugoroba aramutse atubwiye ati nanjye pastor ndashaka gukizwa, numvisha agakiza ari keza muri iyi si y'akavuyo. Uyu mugoroba abakuru b'itorero bamurambikaho ibiganza bakamwatuza, akararagiza ate? Mwumva igitangaza. Niyo yaramuka avuye mu mubiri, tuvuye hano ikamugonga imutunguye, itorero ryamwerekeza rikaririmba hera, kandi izina rye rikazamurikwa mu bwami bw'Imana. Nta protokoli. Imana ishimwe. Bisaba kwizeza iki? Kwizeza umutima, umuntu akatuza. N'uyu mugoroba none se muragira ngo igisambo cy'Igorigota cyakijijwe giti? Kuko mu bintu byabereye Igorigota tuzavuga kuri Pasika nacyo tuzakivugamo. Igisambo cyari mu kaboko k'iburyo, harya cyateraniraga he? Harya cyari gifite ifishi ya 1/10? Harya cyabatijwe nande? Tukizi tukibonye ku musaraba, cyakatiwe umunsi wageze ngo kiri kumwe n'umukiza. Niba ari iki cyamuhishuriye, niba ari iki cyabimubwiye, niba hawamenye ukuntu byageze ngo gusa kigenzi cyacyo. Buryo wo kurimbuka wari wo kurimbuka koko, uri ku musaraba nturi bunahave, uracyafite amahane, uracyafite amagambo, uri no ku musaraba koko. Ariko ngubu niko twagiye twumva ngo uri umwana w'Imana. Komara situation wowe niba uriwe koko wakoze igitendo ubundi ukadukura hano nawe ukikura hano, buri wese akisura mu kazi ke nawe ugakomeza akazi kawe. Niba koko uriwe ngo ikiburyo kirabanza gicyaha kigenzi cyacyo, kirati nta soni. Hari ubujura twigeze dukorana ahantu hose twibye, wigeze wamubona? None isura mubaza iki? Ngo kirahindukira kiramubwira ngo rata, nabimenye nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu ngo arahindukira aramubwira ngo ndakubwiza ukuri yuko, reka mabwire n'uyu mugoroba uvuze ngo ndashaka gukizwa,
ukavuga ngo ndashaka nanjye kuza mu gakiza, kuko nababwiye ngo niba ari ikintu cyiza ni ukugira agakiza muri iyi si y'akavuyo. Imana ishimwe. Kubera ko tubonye amafaranga atarengeye abantu, tubonye abana ntacyo bafashije ababyeyi, tubonye ababyeyi ntacyo bafashije abana, tubonye isi baye akavuyo. Tugire duteze, dukora iki? Kumenya umukiza byonyine nibyo byakubera umugisha. Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri yuko iri joro ryariyemo nje nawe akunyumvirera, atanzeyo ba Petero, atanzeyo ba Yohana, nje nawe turi bubane mu bwami n'uyu mugoroba. Ni ukuri uvuze uti njyewe ndashaka nanjye gukizwa, nanjye nkabarirwa mu bana b'Imana, uyu mugoroba bagira bati abatambyi bagufasha icyo gikorwa, maze nawe ukitwa iki? Ukitwa umukristo, ukabarirwa mu bana b'Imana, ukadukoho n'ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 1:10. Yaje mube ntibamwemera, yaje mube ntibamwizera, icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye kuba. Imana ishimwe. Kuri iyi Pasaka rero ukwiye gushimira umwami wawe ko yaguhaye iki kandi ugize ute, ako wongeraho n'aka kandi ko yaduhaye agakiza kandi ugakwiriye. Kubura ni ukubera iki tuvuga ngo tutagakwiriye? Ahantu twari turi bura ni hazima, ariko buriya birasa nko n'imvugo isa nko kubaha ko yatinyutse umwami akamuha agakiza kandi ntabwo yari agakwiriye. Yari kure, yari mu isayo, ntiyarakwiriye iki, ariko umwami Yesu agatinyuka akagira ute, akamuha agakiza. Reka mabwire icya kabiri itorero rikwiye gushimira muri iyi minsi ya Pasaka. Icya kabiri itorero rikwiye gushimira muri iyi minsi ya Pasaka, tukabishimira. Ibi ni ibintu bishimirwa n'itorero, ntabwo bishimirwa n'abantu bari hanze. Abataramumenya ntabwo bamenye uko babishima, ariko abamumenye bafite kuntu babishima. Cya kabiri itorero rikwiye gushimira umwami kuri uyu munsi wa Pasaka. Tugomba gushimira umwami umunezero n'ibyishimo by'umwuka wera yagiye aduha muri uru rugendo rwacu rw'agakiza. Umunezero n'ibyishimo biturutse ku mwuka wera twagiye duhabwa muri uru rugendo. Imana ishimwe. Imana yacu nihimbazwe. Dukwiriye gushimira. Reka mabwire, urebye umunezero n'ibyishimo twaherewe muri iyi nzira y'agakiza, Imana igoye fagitire yabyo ntabwo wabona icyo ubyishyura. Umuntu arasohoka akajya kwishima quelque part, agakoresha 50,000, agakoresha 100, akishima akanezerwa, kandi ni natire, nibyo kandi ni byiza. Akanezerwa akishima akavuga ngo ndishimye ndanezerewe, bikamara amasaha 100 rikabarira igize rite, ntabwo byumva ko 100 ryagenda mu masaha 2. Ntura Yosefa we, reka amasezerano yuzure, reka amasezerano asohore, 100 rizajya rigenda mu masaha. Bakuzanira ibiryo bingana bicyado uku amakuru afite ukudo, kandi ari ikize ibyatsi data bakubwira ngo ripa hishura mu masegonda. Ariko reka mabwire, reba iyo twaraye mu gitaramo, reba umunezero Imana iduhera mu nzu yayo, reba iyo twageze, ibaze Imana ikubwiye ngo nyishyura. Umunezero utishyuye, umunezero utaguze, umunezero ayiwe data we gusa, umunezero ujyana mu bana, umunezero ujyana mu kazi, umunezero utemberana, ukajya wumva muri iri jambo rikubwira ngo kubw'umwami Yesu ankunda amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi amahoro. Reka mabwire, Imana ikwishyuje umunezero n'ibyishimo yagiye guhera mu nzu yayo, ntabwo wakwishyura. Uzi depresi turengeje, uzi depresi turengeje kuntu zingana.
umwe aba ari karayesi karayesi uzi ibihe tunyujijemo ikadukomeza imitima abantu bose bakajya bati ni mu mucunga adasara bakagushyiraho ingenzi ati mu mucunge iriya ni ibimenyetso bya depression. Apana, dufite Imana igitanga amahoro, dufite Imana igitanga ihumure, dufite Imana igikomeza imitima. mu mucunge biriya ni ibimenyetso bya depression. Uriya muntu uri musaka kuriya n'ibintu yahuye nabyo, uriya muntu ukomeye kuriya n'ibintu yahuye nabyo. Reka da, dufite Imana igikomeza imitima, dufite Imana igitanga ihumure. Ihumure nyoka ataguha, ihumure abavandimwe bataguha, ihumure amafaranga ataguha, ihumure imiryango itaguha, ijuru rikaguha iki? Dukomere Imana amashyi, dukwiye gushimira Imana. Muri ibi bihe twizihiza Pasaka, dukwiye gushimira Imana ibyishimo n'umunezero yagiye duhera muri iyi nzira y'agakiza. Ikwishyuje habyo wabona, kandi buriya barokora hari ibintu Imana idukorera twe tukabona n'ibintu bisanzwe, ariko igize gutya ikatwishyuza. Nababwiye wa mukozi w'Imana waje kuyisezera, kubera ikigeragezo yaranyuzemo n'intambara, ajya gusezera Imana. Arabanza bataka kugira ngo ngende nk'imfura, ariko nunagenda uzagende nk'imfura, uzaza utubwira uti n'ubundi ndabona ibintu biyoberanye, mutazagira ngo hari n'ahandi nagiye nisubiriyeyo. Buri umuntu usezeye gutyo aba ari imfura. Apana kugenda gutyo tukumva ngo yaragiye, watangiye no kuvuga ibindi bintu biterekeranye kubera ikimwaro n'isoni zo kwikura mu isoni, ugatangira kuvuga itorero n'abantu baryo nge barangushije, kumbe byarakunaniye. Ariko kubera kugira ngo widefande tangiye kubeshya ngo umuntu ngo twicaranaga imbere ngo narahagurukaga ngo akamvuga, ngo abantu twaririmbanaga ngo bafite urukundo ruke, ngo urarwara ntibagusure. Aca wibeshya wowe, byarakunaniye. Ibyo ni ibintu utangiye kwireguza. Ukagenda nk'imfura ukazuka tukita ibirananiye, ukabwira umushumba ati pe ndumva binaniye, noneho narinje kugusezera, warakoze, twarabanye, wambereye umubyeyi, wenda ninjye nanaguhamagara byancanze ibyo nyitaba, ariko reka nsubireyo gato, wenda Imana nigushaka nzagaruka murabeho. Waba uri imfura. Mushumba yaje gusezera agenda nk'imfura, we ati ntabwo nagenda ntaciye ku mushumba wansengeye, banze mubwire ko nanagiye atazanampamagara, atazumva ngo naragiye. Hajya gusezera, twavuze ngo yakwishyuza, ntabwo wabona icyo yishyura. Yaduhaye amahoro ati adatangwa n'isi, utabona inyishu, umuntu ataguha fagitire ngo ubone uko wishyura. Mushumba aragenda arasezera, inkuru hari abayizi, ariko hari n'abatayizi, ko tuyisubiremo ntacyo bitwaye. Ageze ku mushumba we aramusezera, ati rero ndabona bitagishobotse, kandi rwose mwihangane, niya ndirimbo yahehera, ndabona bitagishobotse kuba mwiri torero, narije kubasezera ngo nisubirire mu rugo. Bayobozi murabeho, baririmbyi murabeho, torero ndabasezeye, ndabona ntabyihanganira. Widusiga sigaho kurambirwa, y'urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Komeza kwihangana, yobu yarihanganye, nawe niwihangana yumuzahabwa igisubizo. Aramusezera tindagiye. Burya umuntu ari umushumba aba afite impano nyinshi, harimo n'impano yitwa ubwenge bw'umwuka wera. Arabati uyu mugabo yamara amashi, kandi koko ibyo avuga birumvikana. Arambwira ati ariko mbere y'uko unsezera nk'uwagusengeye, mbere yo kugusengera hari uwambwiye ngo ngusengere, ari wowe Uwiteka Imana nyiribi. Hano iwanjye mfite icyumba cy'amasengesho, mujye mushaka ahantu hafi wanyu, gusa wazagera Samatare na ryari, mujye mushaka ahantu hafi ya wazajya kuyisezera kizabonwa, wagerewe na ryari.
ko yanagutsinda mu nzira Imana itagigira imikino. Ushaka ahantu hafi. Reka mabwire nicyo cyiza cyo kugira ahantu ho gusengera mu rugo. Ushaka ahantu hafi, ariko ubwo kagubaza hari igihe agahinda kagucumita umutima, wazagera kizabona mutarapfa. Ushaka ahantu hafi, imodoka zakugonga ushaka no kutamenya ngo feruje feve. Ushaka ahantu hafi ushobora guhita winaga ako kanya ukabwira Uwiteka ati tabara. Nijoro rikamoroka riti ndagutabaye. Kuko ahantu Imana irahirirwa, ahantu Imana iraharara, ahantu Imana irahaba. Aho mujye mushaka ahantu wazagera ku musozi wa Ndabirambiwe ryari. waba waturitse imitwe, imitsi yo mu mutwe yaturika, ese gikubise ari ninjoro. None se gikubise ntatike. Mujye mushaka ahantu hafi. Niyo waba muri chambrette igabanyijemo na rido, cyangwa nayo ntayirimo. Chambrette igabanyijemo na rido, inyuma ari icyumba, imbere ari saro, naho utekera, naho ubika ibyo kurya. Byo ntacyo bitwaye. Shaka ahantu isa nk'uwigize isafuriya ku ruhande, ubwira Imana ngo aha hantu ni ubuturo, aha hantu ujye uhasurira, ujye uhamera amahoro, ujye uhanganiriza, ujye uhamera ihumure, ujye uhamera amavuta. Shaka ahantu hafi. Mushumba wari waramwimitse yari afite icyuma cyo gusengeramo, aramubwira ati rero banza ugende usezera Imana, numara gusezera Imana nanjye uzusezere. Mugabo bagiye gusezera Imana, aribwira ati twabanye neza rero, ariko ndabona bitagishobotse ko dukomezanya kubwiza impamvu nizi. Nari nturiye ibitabo, nari nturiye Bibiliya, nari nturiye ikindirimbo, nari nturiye inzandiko zose, narizanye ibikoresho, none ndagiye. Urabeho rwose. Akiri muri ibyo bintu nguragiye, ngurabeho, nguragiye, nguragira ute, ijwi riramanuka. Si ufite impano yo kumva ijwi? Si we wahaye impano yo kumva ijwi akayinezererwa agakoma mu mashyi ati nsigaye numva ivuza? Imana imanukira muri ya mpano, iramubwira ati uretse kugenda tuvugane, ndagira ngo unyishyure ibintu byose naguhereye mu muhamagaro. Byose ibintu naguhereye mu muhamagaro mbere yo kugenda nyishyura. Mugabo ati noneho nishyura ibyo naherewe mu muhamagaro. Byose byuzi, bwa butisi, bwa bukonde, Inkweto naguhereyemo, nibyo yari yambaye, nibyo yaharewe hehe, nabyo usige, n'ibintu byose usige. Ubwo n'abana arazana n'ibiki byose arahagarura, n'ibiki byose aratirura. Noneho Imana ikajya imwibutsa abakecuru bazanye ubujumba, bazanye uburayi iwe mu rugo, bati pasiteri urakira urye, abazanye ibivuguto ijuru turishyura abayangahe. Umugabo arakusanya, areba imigisha, areba amahoro, ngo byose abyitegereje asanga biri ntiyayitoka, asanga iramwibutsa ati umwuka uhumeka byose arabikusanya. yibuka ababugingo bazanye ibigori, yibuka ababugingo bikoreye yibuka ababugingo bikoreye intoryi zabo, yibuka uramana za ntoryi ubugingo yazanye. ibintu byose. Reka mubwire, yatwishyuza ibintu yaduhereye muri aka gakiza, ntabwo twabona ibyo twayishyura. Niyo mpamvu kuri iyi Pasaka dukwiye gushimira Umwami ko twagiye tubonera byinshi mu nzu. Umugabo wabikusanye fagitire, ngaho ibigori ubugingo yazanye muri 2015, ngaho binzanire, ngaho kandi yarabikuzanira ari njye mutegetse, kugira ngo urabyotsa, urabirya, urabiteka, uramiraguzwa. Kuzanira ibigori yakuzaniye muri 2018 kugira ngo ngutungire mu muhamagaro. Gakweto wambaye mukristo yagize gutya arashashabikana ati pasiteri wanjye yambara gakweto arakakugurira, kagarure mu muhamagaro. Baragusohokanye bakugurira ibyayi ibyayi uragotomera, kandi ugotomera mu cyubahiro cy'Imana, yewe bitaza kuba inshingano z'Imana ntawe ari kukujyana. Reka mbibutse burya igituma mudukunda, igituma mutwitaho ni amavuta y'Imana turiho. Uretse amavuta nta hantu twahurira namwe. Ago mwumvise ibyo byose nabigukoreye mu cyubahiro cyane. ibintu byose wabiriye kubw'izina naguhaye. Ngaho subiza ngo umugabo abikusanyize ngabona nta kintu yakwishyura. Arayibwira ngo nsanze ntacyo nakwishyura, nsanze nta kireguzo, nsanze nta n'impamvu, umbabarire imitekerereze idahwitse, umbabarire ibyemezo bihubutse by'umunyamubiri bitari mu mwuka wera, nsubiyeyo.
nsubiyeyo n'ikimenyimenyi ahari yaravuze ejo dufite n'amateraniro nabwo ndahatendinga nsubiyeyo ngo asohoka akubitane n'umushumba we aramubwira ati naheje mu materaniro y'umugoroba tuzavugana uwarusha gusezera ataha yagize ute yatwishyuza ntabwo twabona icyo twayishyura niyo mpamvu dukwiye gushimira Imana ibyishimo n'umunezero twaboneye mu ki gatatu kuri Pasaka cyo dukwiye gushimira tugasenga Imana. Icya gatatu nari yivuze hejuru, icya gatatu dukwiye gushimira kuri Pasika tugagishimira Imana ni imigisha yose yo mu gakiza. ukabwira Imana ukayibwira ngo niki agikuye mu gakiza, niki agikuye imbere yawe, niki nacyo nicyo mu gakiza, n'aba bana abo mu gakiza, n'inzu nicayemo nayikuye mu rugendo, n'ibi bintu mfite ndabishima n'ibyo mu gakiza. Kuri iyi Pasika dukwiye gushimira Imana imigisha yose yaduhereye mu gakiza. Uyibare ntusige n'umwe ngwerekana gutangaza bari imigisha nonaha Imana yakugabiye. uyibare ntusige n'umwe ngwerekana imyinshi yo gutangaza. bene data barakore, bene data ntabwo ari urutya twaje tumeze. Nubwo twese tutazanywe mu rusengero n'ibibazo, nubwo twese tutazanywe mu rusengero n'ibiduhangayikishije, hari abaje kwirebera iby'abarokore, hari abaje kwirebera basanzwe bafite ubuzima, ariko hari ibindi yabongereyeho. Si uko mwari mumeze, ni ukuri kw'Imana, si uko twaje tumeze. umwe yigeze kuduha ubuhamya aratubwira ngo we yinjira mu rusengero buri cyiciro cyose bahamagaraga ku kidendezi yaragendaga atazi ngo bahamagaye iki, atazi ngo stress tu kubwo mubabaro yazanye. aba mama bahaguruke umugabo akabagendamo bati n'aba mama babwiye, akongera akicara. Abasore bahaguruke umugabo bati n'abasore bicara. yatubwiye ati nari mpomagiye ntabwo nari nzi ibyo gukora, ariko mpageze ijuru rirahanduhurira. Dukwiye gushimira Imana imigisha yose yihe twakuye ku musaraba. Nababwiye ngo ibi ni itorero rigomba kubishimira kuko niryo ribizi cyane. Ukabwira Imana ngo aba bana nabakuye ku musaraba. Gorogota Gorogota musozi unera kwibasa, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, tugiye gusenga wariwe w'amarira menshi cyane. Gorogota wamenetse w'amaraso menshi cyane. Gorogota ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwamuze namuzi, asiga byose wamboneye aritara ngombe. Ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwamuze namuzi, asiga byose wamboneye imfubyi zakuye ibyishimo, abapfakazi baranyuzwe, nta mukene uciganyira. Gorogota n'ikivume, ingumba zakuyurumva, abandi barategereje, natwe turimo turashima. Yesu we
imfubyi zose imfubyi zakuye ibyishimo abapfakazi baranyuzwe nta mukene ukiganyira Golgotha ikivumwe inkumba zakuyuruza abandi barategereje natwe turimo turashima Yesu we warakoze Yesu we warakoze Yesu we warakoze Yesu we warakoze amashimeshi ku mwami wacu dukwiye gushima migisha twakuye i Golgotha. Reka mabwire hari bimwe amashuri yari kuduha nibyo, hari bimwe imiryango yari kuduha kuko turayifite nibyo, hari bimwe abavandimwe bari gukora barahari nibyo, ariko hari n'iby'isi itari kuduha twahawe na Golgotha. Abantu bari bavuze ngo byarangiye, baganga bavuga ngo ntibishoboka bitewe na raporo, bitewe n'amahirwe y'isi, ku mahirwe isi itanga yari yakurenze. Baravuga ngo ibi ntibishoboka mu isi, ariko dusenze Imana Golgotha irabidukorera. Niyo mpamvu dukwiye kujya dushima imigisha twakuye hehe, twakuye Golgotha, ariyo migisha y'agakiza. Icyanyuma tugasenga ntari busobanure. Dukwiye gushimira Imana kuri no Pasika, dukwiye gushimira Imana kuri no Pasika, umurage wo kuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Ubu twicaye aha tuzabana n'Imana. Icyo kintu ukwiye kwicara kwa ngo ndagushimiye, kuko tutitaye, reka mbereke, tutitaye uburyo ubanye n'Imana, tutitaye ikigero agakiza kawe kariho, kuko nta muntu wapima ikigero cy'agakiza kundi uretse Imana gusa. Uwo witanga arakijijwe ushobora gusanga afite ibindi utazi. Niyo mpamvu agakiza gapimwa n'Imana, kandi kagapimwa n'abantu bitewe n'imbuto, nicyo abantu bapimiraho. Ariko ibindi umuntu ashobora kubaho abantu bataba, bakavuga ngo arakijijwe kandi agize ate adakijijwe. Dukwiye gushimira Imana ko tuzabana nayo, kubera ko kondisiyo ya mbere idusaba kuzabana n'Imana turayujuje. Uti ni iyihe? Yohana 14:6, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Se atamujyanye. Mu yandi magambo, kuko twamwemeye dufite ikibanze kizatuma tubana n'Imana. Indi mirimo n'ukundi kwitwara biza bishingiye yuko umuntu yamaze kwizera. Dukwiye gushimira Imana ko tuzabana nayo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nuko twari dupfuye tuzize ibyaha ngo iraturokora. Hari akantu twasomye sinzi ko mukibuka, ngo itwicazanya nawe mu buryo bw'umwuka. Mwabisomye? Ubu twicaye aha ariko mu buryo bw'umwuka, twicaye imbere y'intebe y'Imana. Nicyo yavuze. Yavuze ngo amaze kutubabarira, amaze kutwezaho ibicumuro, yatwicazanyije na Se mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'umwuka. Muhaguruke dusenga Imana.